so ibyo ntacyo bitwaye kubibasobanura kubera ko twese turi umwe mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubumenyi ifite n'undi muntu abashaka kugira ngo bamenye kubera ko ni ngombwa, sibyo se? Yego. Dukorera hamwe se? Yego. Dukorera hamwe. Yego. Kandi turi abajene turi mu iterambere ariko turabona ufite ikoranabuhanga rihambaye cyane. Nambere amazina yawe ninde? Amazina yanjye nitwa Richard Kanoko Proseviani Kapeke Gasaze FBO YouTube channel na TikTok, ariko nkaba nitwa Uwimana Bonheur Fabrice. Uwimana Bonheur Fabrice, umuntu areba ikoranabuhanga itamenya ko ari iki kintu. Artificial intelligence. Nuko ngo nicyo ushaka kugira ngo banze usobanukirwe. Abantu banze basobanukirwe. So rero kugira ngo ubisobanukirwe biragusaba ko twicara ahantu nkabanza nkabikwerekera step by step, ntago ngo nabisobanura kugira icyo ufatamo. Ubu birasa ko nazashaka umwanya nkaza kukureba. Birashoboka kabisa kuko biragoye, ntago nta kintu navuga ngo ucyumve bitewe nuko birasaba guhera kuri 0 kugera ku 100. Nta kibazo kubera ko buriya twazashaka umwanya tukaza gushaka muri ya gahunda yo kwegera abajene n'abanyempano, twazaza tukagusanga aho ukorera cyangwa se kuri ofisi yawe. Ariko muri make sa n'uduha nko munota nk'ibiri nibura, umuntu akubonye amatelefone wipambye ahantu hose wuzuye, udatene witwaye mu ntoki, iyi radio yabikorera kuwe munara cyangwa se kuwe munara. Ikibazo bose kukibaje bagatabwa ngo dusubize wasuye abareyo kubera ko byaba ari byo byiza bisobanutse. None umuntu akanabereka n'uburyo agomba kuyikurikirana nk'uko bashaka kuyikurikirana. Nabo ngo nkubwiye ibijyanye n'ibi ngibi, uko amajwi asohoka, uko amajwi yinjira n'ibindi byose, n'uburyo ufata umunani n'ibindi byose, naba nkubeshye tutari kumwe live turi twenyine. Umuntu yaza gusanga hehe? So birasaba ko wakora contact yanjye kugira ngo byorohe umbone, naho kwa ngo wasanga ikora ko nkorera ahantu henshi hagiye hatandukanye byagorana ko wambona, bidasabye byagusaba gutwara contact yanjye. Iyo ni radio ngendanwa. Radio ngendanwa. YouTube channel aho yitwa Gasazi FBO, ariko iyo nari mfite ubu ngubu yaragiye barayibye. Ubu natangiye ntabwo natangira kuyauploadingaho. Ubu ngubu ndi gushaka video zo kugira zo gushyiraho. Ariko mujye kuri Gasazi FBO muragira ute, muzajya mureba video zawe, batera comment mugire mutere nta. Gasazi avuka he? Gasazi avuka mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda. Karongi. Kumenya karere Karongi. Ibijyanye rero na CV yanjye nanze kwirirwa mbitangaza kuri uyu munsi kubera ko abantu benshi bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Ni Karongi. Gasazi ni umupapa no cyangwa ni umusore? Gasazi ni umupapa cyangwa ni umusore? Gasazi ni umupapa cyangwa ni umusore? Jombe. So CV yanjye nanze kwirirwa nyisobanura kubera ko ni ngombwa ko buri wese agira amakuru make atahana, ayandi akazagenda yashaka gahoro kugira ngo agire ibyo amenya. Ubu nshaka kukubwira ibintu nkakubeshya kandi atari byo. Cyaba cyiza ni uko CV yanjye kwirirwa yitangaza byanze, ahubwo duhuye live turi twenyine nibwo nshaka kuguha live yanjye wenda ukagira ukagira ibyo umenya ku bibazo washaka kumenya kuri njyewe. Imyambaro yawe ubona yiganjemo amabara y'umutuku, kuki ari ryo bara wahisemo? Ufana Musanze. Ufana Musanze. Hari uvuze ngo mbese fana Musanze. Yego, tubwize ukuri. Birajyana na gahunda nabwiye yo kuba CV yanjye nanze kwirirwa yitangaza. Natambukaga buri wese akavuga ngo Musanze, ngo Rayon Sports, ngo Aperi, ngo Kiyovu, nanze kwirirwa yitangaza. Ubaye na Bruce Melody ya nyayo. We tuzegera tuganire tugira ibyo dutangaza kugira ngo buri wese agende anyuzwe, atagira ugenda ababaye kubera ko twagize uteko twahuye. Uratubeshye. Tugarutse ku ikoranabuhanga, iyo telefone hari ni speaker, ni turi kuyumva. Ni speaker ivugiramo. Connection bikonegitana gute? Mu ncamake. Iya gahunda nakubwiye ko turi kumwe nibwo bishobora gukunda. Subiza ni kimwe. Ubu ngubu ntacyo nagusobanurira mu cyumbe kubera ko turi mu kavuyo. Iyo abantu bari mu kavuyo nuko urashaka kwigisha abantu. Sicyo ushaka. Ntabwo wakwigishiriza mu kavuyo ngo abantu bafate. Ikiba cyiza nuko wigisha abantu bakurikiye bari mu murongo w'ibyo bigisha kugira ngo babyumve kandi bagire icyo banabifata. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ushaka kugira ngo ushaka kugira icyo
tuganira azanyegera duhere kuri 0 tugere ku 100 nta kibazo gukurikira ikiganiro cyangwa ushaka gukurikira ibyo byose mwambajije azabisanga twaje tubishyira ariko buri wese agira icyo amenya kuva mu gitondo ya radio iri kuvuga kugera igicamunsi kigeze ni amabuye ni umuriro ikoreshwa n'iki ati gwera mu gitondo ivuga kugera nimugoroba bivuga ibi ngibi birajyana nuko nakubwiye ko kugira icyo ngusobanura ku bijyanye n'ikoranabuhanga biragoye cyane ahubwo igihari nuko wazaza tukaganira twicaye ntabwo nzakwima ikiganiro kandi biroroshye ntabwo nzakwima ikiganiro wowe ikiganiro nzaguha kizagufasha kuruta uko nagira ibyo nkubwirira ahangaha kandi nta sanushyira antene hasi sanumanura antene gakeya uyiyegereze tugire icyo tuganira ndabyemera na artificial intelligence sanumanura antene gake uyiyegereze tuganira antene iri hasi wowe nuza tuzaganira ibyo bibazo byose ufite uzabimbaza kandi nzabigusobanurira n'ubutumwa ushaka gutanga numvisha ko ufite impuhwe abantu bari ahangaha ndetse n'abandi bashobora gukurikira izi video kugira ngo bagire icyo bamenya ibyo reka tuzabibasobanurire dutuje hatarimo amakosa yo kuba tuvuga wenda hare nuko ari abantu bari impande n'impande nuko ari abantu bari kumva ibintu turi kuvuga n'ibyo turi gukora reka tuzakora ikiganiro kirambuye kandi cyiza cyane ateguwe nimba atari ibanga izina Gasazi kuki ari ryo zina wahisemo izina Gasazi kwa cyangwa reka aho ngira icyo ngusobanuro gitoya nabo ngo umbona wese ambonamo ko ndi iki uko ndi umusazi siko aho ngize icyo ngusobanuro gitoya kuri hitamo nagiraga ngo rijyane nuko ngaragara nyuma y'ibindi wenda hari tuzagira ibyo tuganira n'abavuga ngo kuganira dutuje nibwo butanga niho habonekamo ubutumwa ushobora gutuma ibyo ushaka gutanga we nka message utanga igaragara nuko ku banyamakuru cyangwa se ku ba content creator hari amakuru tujya dukura y'ubusa y'imfabusa ugahura n'umuntu yasinze wowe ngo bitewe na nini akagwa amakuru y'imfabusa n'ubundi ukayafata ukagenda ugashyiraho wenda uwo muntu yasinze wenda uwo muntu ntabwo ari gutekereza neza bitewe n'igihe arimo bigatuma amakuru utanga atumvikana cyangwa se agire icyo amara niyo mpamvu nakubwiye ngo mu buryo bwo kugira ngo niba ari uburenganzira ushaka gutanga kugira ngo abantu babone uko bakwigira ikoranabuhanga cyangwa se bagira ibyo bamenyaho bindi bigiye bitandukanye kwicara tukaganira twateguye ikiganiro nibyo byaba byiza kurushaho Gasazi yarize Gasazi aho tuzabivugana kuri live turi kumwe ibyo bibazo byose ufite by'amatsiko humura nzabikubwira nta na kimwe ntazakubwira Gasazi reka tugushimire ariko ntabwo nakurekura nkanjye ahangaha turi kuri Zifu Media TV gira ubutumwa ugenera abakunzi bawe ahangaha muri Musanze cyangwa se n'abandi bantu bafite impano ariko zapfukiranwe batabona uburyo babasha kuzigaragaza ngo nazo zibashe gukura batabona uko babasha kuzigaragaza cyangwa se inama nabaha inama ya mbere nabaha ikintu cya mbere gikomeye muri iyi si turimo nicyo bita kwitinyuka abantu benshi habaye icyo bita kwitinya iyo habaye kwitinya imana ufite uko yabingana kose ntabwo ubona uko uyigaragaza ikintu cya mbere ni uko hagomba kubaho gahunda yo gutinyuka bakagaragaza ibyo bashoboye ubundi namwe cyangwa se natwe ntabwo nikuramo kuko nanjye ndi mugenzi wanyu gakeya akambaho gatoya ubundi natwe tukagira ute tukabafasha kuba twagira ute twabasapotinga ariko batinyutse biragoye kuzaza gufata umuntu uriyo igatoki narageze wa muturage bavuze ngo za gatoki na za murundi ni mu misozi ni mu cyaro ahantu mu cyaro birago na za Karongi na za Rugabano hose na za Kibuye biragoye ko wamenya ko umuntu ariyo ngiyo ko afite impano atatinyutse ngo agire n'icyo agira ute ashyira hanze so ikintu gihari cy'amukuru ni uko hagomba kubaho kwitinyuka hakabaho gutinyuka ku rubyiruko ariko tukamenya n'ibyo dutinyukamo ntabwo uzatinyuka ugende wambaye ubusa ngo natinyutse ngo nagiye nashyize kuri social media ntabwo uzatinyuka ugende wiba abajura wiba abantu nako sori ngo natinyutse nagiye kugaragaza impano yanjye ko nshoboye kwiba ntabwo uzatinyuka ugende tukagura abantu imihanda yose wayigize
ntinuze nk'itagize ikivuze cyangwa itagize ikimaze uvuge ngo watinyutse. Hari ibintu byinshi byo gukora bishobora gutuma uzamuka ugatera imbere ku rubyiruko kandi bishoboka ko ukora bigakunda. Gasazi gira ubutumwa ujyana n'umukunzi wawe. Umukunzi wanjye nuko nta butumwa uyu munsi nateguye, ariko ubundi nta n'umukunzi ngira. Nta mukunzi ngira, ariko abantu bose ngewe mbafata ko ari abakunzi banjye. Ubundi icyo mbafasha ni uko ubutumwa nabagenera ni uko bagomba kubaha Imana n'abantu bagakunda igihugu cyabo cyababyaye. Kuba utagira umukunzi ntawe bifitaniye isano nuko na content yawe. Oya, ni gahunda nihaye izanajyana n'ubundi na ya gahunda nababwiye ko tuzaganira ibyo byose tukagira ute tukabiganira. Reka tugushimire, urakoze cyane Gasazi. Murakoze cyane. Ciao ciao.